Yes, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uyu munsi mwihangane ntabwo muze kumbura amaso cyane ariko murakomeza mumbone sibyo, reka nizeye ko mumeze neza cyane cyane ariko sibyo. Uyu munsi tugiye kwiga turi no kurya sibyo. Tugiye kureba imyororokere kandi turebe umuntu buri muntu sibyo, kuko akenshi usanga abantu tuba dutandukanye. Hariho umuntu ushobora gusanga ajya mu mihango kabiri mu kwezi, hariho umuntu ushobora gusanga asimbuka amezi abiri cyangwa ngaho akajya mu mihango. Ibyo byose biterwa n'iki? Ese imisemburo iba yabaye mike, ese iba yabaye myinshi? Ibyo byose nuza kureba ino videwo uri buze kubirangiza cyangwa se uri buze kubyumva neza uko bimeze sibyo. So ni ukuvuga ngo rero tugiye kureba ubwo buryo. Ikindi kandi turahera ku kibazo rero umukunzi wacu yatubajije atubwira ati ese ko ntajya njya mu mihango mfite ikihe kibazo sibyo. Ntabwo njya mu mihango kandi maze gukura, mfite ikihe kibazo? Wabyibaza nawe ubwawe uri umuntu mukuru, wabyibaza nawe ubwawe uri umuntu mukuru ukibaza ukavuga ati ese kuko niba umuntu agejeje igihe cyo kujya mu mihango ariko akaba atayijyamo ni izihe mpamvu? Ndarongera tubaza ngo ese mwakongera mukatunyuriramo gusisa uko bikorwa. Ni ukuvuga ngo rero nicyo kintu gituma turi hano, kugira ngo tubafashe. Wenda reka duhere ku icyo kibazo gusisa, uburyo twabyizemo, uburyo bikorwamo n'uburyo bigenda. Ngira ngo mwarabibonye, hari uburyo umuntu aba agomba gufata igitsina cy'umugabo. Narababwiye ngo mbere y'uko ujya gusisa umugabo wawe banza umekinge shuwa ko afite isuku sibyo. Hari ibyo dukora ukazasanga bitubyariye amazi nk'ibisusa sibyo. Banza umekinge shuwa urebe yuko umugabo wawe afite isuku, cyangwa umuntu ugiye gukorana imibonano mpuzabitsina, kuko hari n'igihe aba amaze nk'icyumweru adakaraba kandi burya hari ahantu uba ugiye kuyishyira mu kanwa, ni ukuvuga ngo haba harimo ibibazo byinshi. So rero bivuze ngo banza urebe ko akarabye, igitsina cye gifite isuku, noneho nurangiza ugisise. Gusisa rero abantu bagenda babivuga bitandukanye cyangwa se babitekerezaho bitandukanye, ariko gusisa ni ugufata igitsina cy'umugabo, suppose wenda ikindi gitsina cye ukagifata ukagitamira ukagishyira mu kanwa ukakinyuguta cyangwa se ukakinyonya ukakifiringa, ukamera nk'aho nyine uri kukirongoza mu kanwa. So nibyo bita kuba wasisa igitsina gabo. Kimwe yuko n'umugore baramusisa by the way, ntago ari umugabo wenyine usiswa, kuko hari n'abagore usanga iyo bashishwe cyangwa se iyo babasise ntabwo zigira ikinyarwanda nyine, hari ukuntu bivuga ibintu ukumva ntabwo biri kugivugika neza kugira ngo murabyumva. Usanga hari igihe umugore usanga arangiza sibyo, usanga arangije bitewe n'uko bari barimo bamusisa, bitewe n'uko mbese nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. So bivuze ngo rero ntabwo ari umugabo wenyine uba ugomba gusiswa, ahubwo n'umugore aba agomba gusiswa, kubera ko bose tubonye ko babikuramo ibyishimo, kandi ibyishimo nshuti yanjye birahenda. Ni ukuvuga ngo rero umugabo niba ashaka kwishima n'umugore agomba kwishima, siko n'umugore agomba kwishima, bakagirana icyo bita umubano sibyo. Umubano ni uwuhe? Umubano ni uwo kuvuga ngo nishimye n'undi yishimye. Burya bituma bagirana umubano udasanzwe hagati yabo, kubera ko iyo umuntu akugejeje ku byishimo ntako bisa, kuko harimo n'umuntu ushobora kutakugeza ku byishimo kandi mwakoze sexe umwanya munini. Bivuze ngo rero ukwiriye gukora uko ushoboye kugira ngo uwo muri kumwe yishime kandi arusheho kuba
yagira gute, yagukunda, kubera ko biriya bintu bizana n'urukundo ku muntu ufite ubwenge. Ariko kuko hariho n'umuntu mubikorana ukabona nta n'icyo binamubwiye, ukabona nta, mbese nyine ni ibyo. Ariko burya umuntu ufite ubwenge, umuntu ufite icyo bita kirazira muri we, cyangwa se ufite urukundo, warezwe, ntabwo ashobora kuba yiyamburiye umuntu ubusa ngo avuge ngo ibyo se ngo ni ibiki, cyangwa se yumve ngo ni ibintu biri aho ngaho. Oya, ahubwo akenshi usanga byanga byakunda, usanga umuntu abiha agaciro, ndetse akanumva yuko akwiye kumva yuko umuntu babiyambaranye ubusa adakwiye kumusuzugura, ndetse cyangwa no kumusuzuguza. So rero hari abantu usanga babikunda, bakabikurikirana, bakita ku bantu baryamanye, mu gihe baryamanye ugasanga yabitayeho, hakabaho n'umuntu umera nkaho nta cyabaye, kandi burya ntabwo ari byiza. So rero ni ukuvuga ngo rero uburyo basisamo ubwo buryo, kandi usanga akenshi na kenshi bagira gute, abantu babyishimira, abantu benshi barabyishimira, ugasanga umuntu uramusisha ararangije, cyangwa se ugasanga ahise ayishyiramo, ahise arangiza, kubera ko wabanje kumutegura mu bwonko bwiwe, utabanza kwiyumvishamo ko hari igikorwa kigiye kuba. So yamara kumva ko hari igikorwa kigiye kuba, bikaba byatuma agira gute, yumva yuko ibintu byadogereye, byabaye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo turebe kuri bariya batajya bajya mu mihango kandi igihe cyarageze, kuko hari igihe akenshi usanga umuntu atajya mu mihango kandi igihe cyarageze, ariko nanone ntabwo ugeze atubwira ngo imyaka ye ni ingahe, gusa nuko atubwiye ngo igihe cyarageze. Ni ukuvuga ngo rero buriya akenshi na kenshi iki kibazo, niyo ntajya muri detaye za kure kuko iminota iri kutugendana, icyo kibazo akenshi gituruka ku misemburo, sibyo? Ku misemburo uzabicungare n'igihe umuntu agira imyaka 18 cyangwa 20 ataramera amabere, kandi afite imyaka y'ubukure ko yamera amabere, ariko ugasanga nta mabere afite. Icyo gihe rero ntabwo aba ari ibindi bibazo byinshi, burya akenshi biba ari ikibazo cy'imisemburo. Inama nakugira ngiyewe ku ruhande rwanjye, ntabwo wenda ugeze udusobanurira kino kibazo ngo ukidusobanure ukimbikemo nyine imbere tumenye amava n'amazo gusa. Nimero yanjye ni 0789970273. Iyo nimero ushobora kuyimpamagaraho, hanyuma ukansobanurira icyo kibazo cyose uko kimeze, ubutaha nkazagusubiza byose nta na kimwe nciye ku ruhande. Gusa uburyo ndi buze kugusubiza n'iki kibazo, ni ukukubwira ngo kora uko ushoboye, ujye kwa muganga bagutere, hari agashinge k'imisemburo kabisa, imisemburo izamuke, hanyuma nawe utangire ube umukobwa nk'abandi, kuko burya akenshi tubabara nk'abakobwa, cyangwa se tubafata nk'abakobwa mu gihe imihango ubasha kuyibona. Niba utabona imihango byaba ari ikibazo gikomeye rero, niba utagira urumva byaba ari ikibazo. So rero kandi wenda ubutaha nongera no kutuvugisha azatubwira imyaka ufite, kuko hari igihe ushobora kuba uzi ngo urakuze, ariko hakaba hari imyaka, ubundi hari imyaka iyo utarayibona ntabwo uvuga ngo nararengeranye, ahubwo uvuga ngo wenda hari impamvu runaka, biracyari muri process, sibyo? Kuko buriya kugira ngo igire izameneke rigire n'ibiki n'ibiki, nawe urabyumva. So rero hari igihe ushobora kuvuga ngo ntabwo birakunda, kandi wenda ukiri mutoya. Ubutaha uzatubwira imyaka yawe kugira ngo tubashe kumenya ese kuko wararengeranye cyangwa, kuko hari n'igihe ushobora kuba utabizi ariko ukaba utari warengerana. So rero ngira ngo murabizi ko icyo mbifuriza ubuzima bwiza, kubaho neza, ndetse no kuba wagira iterambere. Buriya umwanzi w'ubuzima azagutuka ubukene, kuko ubukene butuma buri muntu wese agusuzugura. Niyo mpamvu uba ukwiye gukora uko ushoboye, ukagira gute, ugatsinda, ndetse ukanatera imbere, ku buryo uva mu bukene ukajya mu buzima wumva wifuzamo, nubwo butaba buremereye cyane, ariko iyo uri mu buzima ubasha kwiha icyo ushaka, burya nta muntu wapfa kugusuzugura. So rero mugire ubuzima buzima.
kandi rurema akomeze abarambikeho ibiganza, Imana ikomeze ibampere umugisha, mubizi neza ko mbakunda.